duhagurukire kurwanya abasambanya abana. Abasambanya abana, pedophile cyangwa se pedophile mu ndimi z'amahanga, ni abantu bakuru bafatirana abana bakabakorera ihohoterwa rikorerwa ku gitsina bagamije ishimisha mubiri. Uwo mugizi wa nabi ashobora kuba ari uwo mu muryango wawe, inshuti yanyu se, uwo mukorana, umuturanyi cyangwa abafitanye isano ya hafi n'umwana. Ni gake cyane usanga ari abo mutamenyeranye. Ibi birababaje cyane. Muti nayahe mayeri bifashisha? Aba bagome bagerageza kubaka icyizere hagati yabo n'umwana bashaka kugirira nabi, ndetse bakigira n'inshuti z'umubyeyi, yewe ku buryo utagira n'impungenge zo kumubasigira ukigira mu bindi, kuko uba wizeye ngo umusigiye umuntu. Abana benshi muri iki gihe bari mu kaga, ababyeyi barahangayitse kubera abagome basambanya abana. Muri bo uzasangamo abakozi bo mu rugo, umushoferi wanyu mwizeye, abaza kubaha amasomo mu rugo, abarimu mu mashuri, yemwe hari n'ahagaragaye abayobozi b'amadini n'amatorero. Nta habo bagizi ba nabi batari, haba mu bagore no mu bagabo. Twakora iki rero ngo turwanye ubu bugome? Buri mubyeyi agomba kuba maso. Ntuzatuma umwana wawe hari umuntu n'umwe agirira icyizere. Abana bawe babe hafi, bakwisanzureho, bakubwiza ukuri ku cyo ari cyo cyose cyababayeho. Mubyeyi, witererana abana, ahubwo aho waba uri hose, icyo waba ukora cyose, mu gihe ugarutse mu rugo, fata akanya ubaganirize, ubabaze uko biriwe. Uru rugamba kandi twese ruratureba. Buri wese niyumva inshingano ze za kibyeyi, nta kabuza abadusambanyiriza abana tuzabahashya. Buri wese azirikane kandi kuzafatirwa mu cyaha cyo gusambanya umwana, kimwe n'uzagihishira, amategeko azabahana bikomeye. Ubu butumwa ni ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB.